Iyo ari buruse byahindutse ubu tuvugana abanyeshuri 378 bonyine. Byaba byagenze gute? Mu itangazo ryashyizwe hanze mu masaha make ashize. Mbere yo kurigarukaho ngo igihe application za UR zigiye gufungura ni ryari. Iby'amanota fatizo se byo ese entry requirements cyangwa se iriya bazagenderaho batanga admission muri University of Rwanda byo bite ku kigendanye na opportunities zo ntucikanwe kuko hano tubagezaho opportunities zitandukanye haba mu Rwanda ndetse na abroad. Hari scholarships zigeze kuri 3 cyangwa zirenga 3 ngiye kubasangiza ku musozo w'iyi video. Icyo usabwa ni ugukurikirana video naka kamwe kagucitsemo. Ubona amakuru yizewe meza cyane uraca ku rubuga rwa website ya UR nkuko ngiye kubibereka akantu gukandi. Ikindi nanone cya kabiri ukwiye gukora ni ugukanda subscribe aho hasi ukiyandikisha ukajya wakira amakuru yacu y'ingenzi tubagezaho buri munsi. Ukiza Rwanda uruzugiye hano handitse news and events hano ku side ya hano muri kona hari what are you looking for ugiye hano handitse announcements ukirike kuri announcement ukimara kureba hano hari latest announcements. Aha ni hamwe ukura amatangazo ari latest yose na application yo itangajwe UR nahangaha yishyira itangazo. Hanyuma jobs nazo igitanga ama opportunities n'andi ma study opportunities hano na scholarship kuri izi tab zose ziri hano hirya murazibona. Hanyuma twebwe uyu munsi tugiye kureba zimwe muri results zatanzwe hano. Uraza ufungure announcement hano usange results zabakoze muri Doctor of Dental ndetse na Medicine bagakora za test za UCAT ziri hanze. Hano hari announcement yo kurebera hamwe rero babahaye mbere na mbere kugira ngo mumenye uko byifashe. Rero iyi announcement ni yerekana ndetse ikanatangaza buri kimwe umunyeshuri wese wakoze ikizamini akeneye kumenya. Nuko ngo abantu bakoze ibizamini batanze liste y'abantu babaye shortlisted. Ikindi kigomba gutagikurikiraho nuko abo babaye shortlisted bagomba gukora interview guhera ku itariki ya 21 kugera kuri 23 z'ukwezi kwa gatanu. Izagitangira guhera saa 2 n'igice. Nukuvuga ngo izakorerwa kuri UR Remera campus. Niyo final selection izakorwa. Abo banyeshuri mukeneye izo list uraza uzidownloadinga hano. Numara kuzidownloadinga urazibona uza accessinge nkuko mubibona hano n'abanyeshuri bageze kuri 370 nabangahe 378 babaye shortlisted. Muri kubibona hano shortlisted. Hanyuma numara kuchecking ukisanga kuri iyi list y'abanyeshuri babaye selected ugomba gutegura interview uburyo uzayikora. Tipe ingenzi ukwiye gukurikiza nuko ujya kuri Google ukifashisha ama website atanga practice kuri interview. Numara kubona practice kuri interview urahita umenya neza uko wayitegura interview yawe then hanyuma ukomeze. Ko bari barimo bibaza igihe University of Rwanda izatangira application ku basigaye bose nkuko mubibona iyo University of Rwanda yamaze gushyira hanze ibisubizo ndetse bagakorana interview hakaboneka azajya kwiga muri medicine ndetse na Doctor of Dental. Abasigaye bahabwa ibisubizo bahabwa itangazo ribemerera kwa applyinga. Ubwo itangazo riritegwa hagati y'uku kwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu mu matariki ahera y'ukwa gatanu ndetse n'ukwezi kwa gatandatu. Ku bigendanye na entry requirement ibyo bagenderaho ujya gusaba ibyo wakwiga ndetse na faculty wakwiga byose ushobora kuza ukajya kuri admission. Umara kujya kuri admission ya University of Rwanda iyi website iragufasha cyane kubona izo documents. Uraza kuza ujye hano ugaruke kuri home uraza ujye kuri ahangaha hari undergraduate colleges hano ahangaha kuri imibare uhakirike. Numara gukirikaho barahita bakuzana kuri iyi document. Hanyuma iyi document uraza gusangamo amawusheni yose aherereye muri University of Rwanda n'ahaherereye ibyo bagenda bagenderaho. Ariko hano harimo amanota bafatiragaho mbere mu myaka yashize ntabwo ari hayo ubu ngubu. Ibyo ubu ngubu ntabwo biragerwaho. UR mu kubitegura mu minsi iri imbere vuba ahangaha igiye kwita
itangaza ubundi tubibagezeho uko byose byifashe. Izi nizo entry requirement bagenderaho, ariko wowe ikintu uraza gufokasingaho ni ukureba ese nk'umuntu ushaka kwiga Bachelor of Education muri Performing Art agomba kuba nibura yiga iki. Ibyo nibyo urareba, Geography Economic gutyo, ibyo nibyo urareba. Hanyuma ikigendanye n'amanota cyo mutegereze latest update ndaza kubagezaho vuba ahangaha mu kanya karaza gutangwa na UR mu bijyanye nayo. Okay, ukabireba. Iyi document iraza kugufasha. Ikibazo uragira icyo cyose urajya muri comment section wandike ikibazo cyawe ubundi tugufashe kugisobanukirwa. Ikintu nabasezeranyije nuko mbahereza scholarships zirenze imwe mugiye kugerageza uyu munsi. Guhera uyu munsi iyo ushaka scholarship ushobora kwifashisha nanone website ya UR ukajya kuri announcement ukareba hano handitse study opportunities, haba hari ama scholarships na University of Rwanda igifungura application nabwo isabishyira hano, tubibagezaho nabyo. Scholarship and grants urareba aho hose, ariko hari scholarship ziri kureba abantu hano, hari scholarship zireba especially women. Scholarship rero z'ingenzi ngiye kubereka ni scholarship ziri gutangwa ku bufatanye na heke, ku bufatanye n'ibihugu bitandukanye bari gutanga scholarship. Igihugu cya mbere reka tukirebere hamwe, heke ku bufatanye na government ya Japan. Nuko bibona government of Japan, government of Rwanda scholarship. Muri kubona ko amasomo ari gutangwamo scholarship ni undergraduate, ku bantu bose basoje senior 6 mushobora kurebamo amasomo biri related. Harimo gutangwa scholarship muri College of Technology, kuri College of Technology students ndetse na research students bashaka kwiga masters na za PhD. So ari amakuru y'ingenzi yose mukeneye murakora kuri izi links, ndaza kuzishyira muri video description, muze kuzireba muzifashishe mu bintu bitandukanye bibafashe kumenya uko mwakora application neza. Ikindi ugomba kumenya, ikibazo cyose wagira ushobora kwandika kuri mail ya heke ukabandikira amadocument yo uracishwa kuri iyi link. Scholarship number 2 ni scholarship ya Republic of Korea na government y'u Rwanda nabwo bafatanyije. Iyi ni scholarship iri guteba abantu bashaka ku applyinga muri Korea bakigayo bitwaje ibi ngibi. Ugomba kuba ufite letter wandikiye umuyobozi mukuru wa heke, ukagira valid passport, ukagira CV, ukagira ifoto imwe ya passport, ndetse ukanuzuza form, ukakana recommendation letter muri government. So ibi byose numara kubyuzuza uraza gusaba iyi scholarship uciye kuri link. Anashaka iyi link nabo ushobora guca kuri website ya heke cyangwa se ugaca muri video description ko izi link zose uraza kuzibohereza.